iyi kaminuza ifite amateka maremare. Mbere yatangiye ari ishuri rya teolojiya mu myaka 70. Ishinzwe n'itorero Presbyterian mu Rwanda n'itorero ry'Ababatista mu Rwanda. Hanyuma andi matorero Abangilikani, Abametodiste baza kwiyongeraho nyuma. Abapentekote ho baje nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ubwo ishuri ryongeraga gutangira gukora muri 1995. Ubwo rero iyo shuri rya teoloji ryashinzwe muri myaka 70, ryaje gukomeza rigeze mu myaka 90 rihinduka ishami rya teoloji ku rwego rwa kaminuza, ibyo bita faculty ya teoloji. Noneho irakora. Ubwo abambere bari bagiye gusohoka muri 1994 nibwo Jenoside y'Abatutsi yatangiraga. Hanyuma ubwo 1995 Jenoside yararangiye nibwo ryongeye gutangira gukora. Gikora mu by'ukuri mu bushobozi bukeya ariko no muri kondisiyo zitari nziza. Ariko icyo gihe n'amatora yarakeneye abakozi, batangira iryo porogaramu bitaga porogaramu spesiyali cyangwa se special program. Irakora iyo porogaramu spesiyali, abanyeshuri bakiga imyaka 2 bakarangiza, hakaza abandi imyaka 2 bakarangiza, gutyo bigira ibihe 3 kugeza 2001 iyo special program birarangiye. Noneho rero hakomeza faculty ya theology nk'uko yaremewe na leta mu myaka 90. Muri 2010 rero niho PIAS yatangiye, hiyongereho andi mashami 2, iry'uburezi n'iry'iterambere yiyongera ku rya teoloji. Ababaye amashami 3. Ni ukuvuga rero ngo PIAS yitwa PIAS guhera 2010, ariko murumva yuko inkomoko yayo ni ya teoloji ya kera yashinzwe mu myaka ya za 70. PIAS yatangiriye ku mashami 3. Ubu tugiye gufungura ishami rya 4 umwaka utaha, ari ryo ishami ry'ubwubatsi no kubungabunga ibidukikije, ibyo twita architecture and green technologies. Ubwo rero nkabona yuko ntabwo isubira inyuma ahubwo irajya imbere. Nijye rero kitanga icyizere kandi kigaragaza yuko ahazaza hayo hameze neza.